byarateguwe. Ngewe ndi muto niga primaire mu mashuri mato, twakubitwaga ibisura tukicara mu mashuri dutandukanye, abahutu abatutsi nabo bakabashyira ukwabo. Wakererwa gato kugera ku ishuri bakagufata ukagenda upfukamye, hari gravier ukagera ku drapo ukongera ukagaruka, cyangwa bakagufata bakakubwira ngo jya guca ibisura 100. Ndumva mwese muzi ibisura, kandi ibyo bisura uri buzane biraba ari birebire, ntabwo uri buzane igisura kidafite imizi. Ubwo mukagenda mukabica kabananira, kenshi mukirirwa iyo. Baba batababwiye gutyo mukirwa mukoropa toilette. Murabona hari akumuhoza, hari toilette zari ahantu ku muhanda zagirwagamo n'uwari we wese, kirirwa uri muri ibyo ngibyo. Ubwo ibyo birakomeza muri 90. Ubwo muri 90 ubwo niho byabaye akarusho. Rwigema amaze gupfa, baravuze ngo abana bose mu mashuri barajya gushyingura Rwigema, bikoreye ibitumba, bakikoreza abantu imitumba, bakava mu barabara rya mbere yanzu y'umututsi, bagenda bamena ibirahuri, bagira bate bakubita ahantu hose umututsi ari. Icyo gihe byari ibibazo. Ubwo birakomeza kuva icyo gihe. Ndibuka ku gitero cya Rowiti, icyo gihe bafungura gereza, twahungiye muri Ruhondo. Tugeze muri Ruhondo turahaba, tuhamaze nk'iminsi 2, bajya kuvoma bakabakubita. Ubwo twari dufite abana b'abahungu bato, ntago bari bakuru. Ubwo baragenda baravuga bati twebwe ubuzima ntabwo twabashobora, reka dusubire mu mujyi. Baragiye, igihe bageze kuri Mukungwa, hariya hari baraje ya Mukungwa, barabafashe barabakubita, babatera amabuye, babiciye aho ngabo babicisha amabuye. Ubwo byatugeze aho twari turi, twagiye tuhava umwe. Tumaze kugera mu mujyi tubona ko nta buzima dufite, turavuga ngo reka. Hari musaza wacu wari haravuga ati rero ndi kubona hano muri Musanze ubuzima ntabwo, tujye i Kigali. Ubwo twarimutse tujya i Kigali, dutura mu Gatsata. Tuhageze dusanga byose ni kimwe, n'uguhungira ubwayi mu Kigunda. Ubwo twarahabaye, buri munsi bakaza gusaka, buri munsi niko baje gusaka ngo hari inkotanyi, hari iki. Gutyo bigeze aho ngaho umusaza wacu aza kurwara, arwaye araremba, aza kuviramo gupfa. Apfuye kubera yuko muzehe wacu we ntago yari yaragiye i Kigali, yarafise ngo ntago yata inka, yari yaragumye inaha. Ubwo abimenye ati ntago umwana wanjye mu muhamba i Kigali, mushake uko mumuzana, nibashaka baze twese batwicire hamwe. Ubwo twaraje n'abaduherekeje, aho tugeze kuri bariyeri bafukura bareba koko ko ari umurambo, bagasanga niwo. Tugeze inaha barashyingura. Bamaze gushyingura, hari umuhungu witwaga Muzehe, yari umusirikare, yaje yambaye grenade ngo avuye mu birunga, afite n'imbunda. Aravuga ngo uwo muhamba nari naramubikije amafaranga 300,000, nimutayampa mwese ndabica. Ubwo bari aho ngaho barayashatse barayamuha. Bamaze kuyamuha bwarakeye, uko twavuye harimo abari bagiye basubiye i Kigali,
ubwo twese uko twari twasigaye aho mu rugo bagiye bafata nk'abantu babiri hari abashoferi bari baziranye n'uwo musaza wanjye wari wapfuye batwaraga ibirayi bagatwara ibiki bakajya baza bati rero tuzajya dutwara umwe cyangwa babiri kugeza igihe mwese muviriye inaha. Ubwo baragiye batwara mukecuru wanjye n'abandi bari aho ngaho bose bari bagiye mbese twese twari tugiye kuva inaha. Ubwo tariki 7 Habyarimana apfa, ubwo ni ngewe wari usigaye inaha n'undi mwana witwa Saniya badutemeye hamwe, twari bake ntabwo twari benshi. Ubwo twumva mu gitondo muzehe haraje aratubyukije ati murabizi Habyarimana yapfuye. Abana twari turi kumwe baramubwira bati rero ubwo yapfuye ntabwo bacyongeye kutwica. Undi ati reka da, ahubwo nibwo ubu ngubu bukeye bagiye kutwica pe. Ubwo bavuga ko abantu bose baguma aho bari. Ubwo tuguma aho mu nzu, bigeze nko mu masaa 6 hari abasaza twari duturanye, umusaza witwa Gatabazi yaraje arakomanga cyane kuko twari twifungiranye tuvuga nibaza batwicire mu nzu nta kundi. Ubwo noneho muzehe barafunguye ramubwira ati rero muzehe bagiye kuza kubica, hari umugabo uturanye na hara Pikire witwa Habyarimana bamwishe n'umukobwa we. Ati Valensi Rutinduka Valensi bavuye kumushaka bamubonye mu rubarabara rya 5 nawe bamaze kumwica. Ubwo rero niwe utahiwe. Ubwo muzehe yaraje arabitubwira turicara kuko nta hantu twagombaga kujya, aho wageraga hose barakwirukanaga. N'uwo ugezeho yakubona kuzi akaguhunga. Ubwo bwarakeye turaryama tuzi yuko bari buze. Iyo byageraga nka saa 10 wumvaga kutagipfuye. Ubwo buracya bukeye wari burugumestre Maniragaba Fabiyani yanyujijemo imodoka avuga ko abantu bose bagomba guhungira muri Nyakinama kuko hano mu mujyi ngo hari inyenzi nyinshi zinjiye. Ubwo abantu bose barahunze, muzehe haraza aratubwira ati rero natwe tugomba guhunga. Tuvuga se muzehe ko n'ubundi bari butwice waretse bakaza bakatwicira hano. Muzehe aravuga ati n'ubundi ni ugupfa no gupfa, mureke tugende, nibasanga turi hano baratwica nabi. Ubwo twafashe ibintu, imvura iradukundira iragwa, kuko imvura iyo yagwaga umuntu nibwo yabonaga kugenda. Ubwo imvura iguye twikoreye matera, abandi bakambara ibintu bibahisha mu maso, turagenda. Tugeze Nyakinama twagezeyo nka saa 10. Ya mvura ikigwa tuhageze ibirahise. Ubwo twinjira mu mashuri, imbere ya universite hari amashuri atuzuye, niho bari gushyira abantu. Ubwo twinjiyemo abatubonye bose ukabona arakurebye ahise yigirayo. Twinjira mu cyumba cyari kirimo abantu benshi, ba bantu batubonye bose barasohoka. Bamaze gusohoka ubwo dufata matera nibyo twari dufite tubishyiraho ku ruhande. Ba bandi bose bari bashashe muri icyo cyumba bavuyemo, hasigaramo bake. Baravuga ngo ntago bagiye kuza kutwicira hamwe n'aba Batutsi, reka tube tugiye. Ubwo twasigaye muri cya cyumba, ntago twaryamye, twaricaye. Mu gitondo muzehe arahaguruka aragenda ati rero hano hantu bari buhatwicire, reka njye kureba ko nabona aho nabahisha. Ubwo yaragiye, akigenda gato abaragarutse
ati murabizi intera hamwe n'abasederi bavuye mu mujyi bari kudushakisha aho turi. Ubwo yahise atubwira gutyo, turavuga se n'ubundi baradusanga hano baratwica. Aravuga ati mureba no banyabutaro bari gusubira iwabo muri Butaro, noneho mwebwe mureke tugende muri iki gihiriri cy'abanyabutaro. N'ubundi imvura yarajojoba, imvura iriyongeye, twinjiye muri cya gihiriri turagenda, aho kuri bariyeri twahagera tugasanga yahavuye kubera imvura. Turinda kugera mu rugo nta muntu umenye ko twahageze. Tumaze kuhagera turicara, twicaye ubwo uzaravuga ati rero murabona hano hari ni mu rutoki ni no mu bitari, ni murebe ukuntu tugabanyuka twihishe. Muzehe waravuga ati ngewe bazanyicira mu nka zanjye ntago nzaziva iruhande. Ubwo hari umugore mukecuru yafashaga cyane pe, mama we yarapfuye amugira nawe nkaho ari umwana we. Ubwo aragenda, ndagenda ndamubwira se waduhishe ko hano uba wenyine, tukaza tukinjira hano mu nzu yawe ntawe uri bumenye ko turimo, nta n'icyo tuzagusaba. Ngo ya, ngo ntago nabahisha, ngo nanjye ndagiye. Tugeze hariya haruguru hari amazu yari ahari, niho twagiye muri ibyo bizu bituzuye abarimwo twicara. Ariko Anonsiyata we yari yabivuyemo nimugoroba, ubwo ninjye wari ubisigayemo. Ubwo turagenda, tugeze muri ibyo bizu twicaramo, hashira umwanya, hari bigeze nka saa 12 nibwo twagendaga, akavura karajojoba, turazamuka. Tugeze mu Bereshi hari ubwo twagezemo baratwirukana. Batwirukanye ndambwira rero urabona ngewe nta no wanyakira ameze gutya n'ibise. Turagenda tujya mu rugo, inka zari zigihari, bagenda baza gufata inka uko abasederi bashatse kurya inka bakaza bagafata. Ubwo tuhageze nicara ku gasima, nawe turicara, ndamubwira rero subiraho wari uri cyagiye cya mbere utaramenya aho ndi, ngewe ndaguma hano, uraza gufata inka anyice n'ubundi nta n'ikindi nsigarije. Ubwo naricaye, wa muturanyi n'ubundi twari duturanye wazaga kudusahura yaraje, ambonye arikanga ngo ngo nari nzi yuko bakwiciye mu bitaro. Oya ndahari. Ati rero hari mubyara wawe uri iwanjye nahishe witwa Sauda, uramufite? Ngwino rero bataza kukwicira hano buri kanya, bari kuza gutwara inka. Ubwo naragiye, anjyana iwe, angejeje iwe, nsanga ko kuwo mubyara wanjye n'umwana we bariyo. Ubwo muri ako kanya tukimara kuhava hahise haza umusirikare, ati batubwiye ko hari umuntu wa hano muri urwo kwa Rwarinda uhageze. Aravuga ati hoya nta muntu uhageze, bose babiciye ku bitaro. Ubwo arangije abasubiyeyo, arambwira ati ntubona ko ngukishije? Ati ubu baba bakwishe, rero niba hari icyo ufite umpe. Nta kintu mfite pe, nta kintu na kimwe mfite. Ati rero ngiye kujya njya gufata ibintu iwanyu, ujye ugenda ufate. Ubwo akajya agenda agafata ibintu. Bigeze aho mbona nawe nijoro bwakwira abasederi n'interahamwe baza gufata inka bakamuhamagara, bakahamagara umugabo ngo ngwino, akagenda. Ntabwo nabaga nzi ibyo bari buvuganire, ndavuga ibyo ari byo byose bari bunyicire hano. Bwarakeye haza musaza wanjye wo kwa data wacu, amenye ko ariho ndi, araza arambwira ati rero abantu bose bamenye ko uri hano, ushaka ukuntu uva hano.
imvura yagwa itagwa ejo uzashaka ukuntu uva hano, nzajya he? Ubwo arambwira ati ngiye kugushakire ahantu uzihisha ndakubwira. Ntabwo yigeze ahanshakira, bwarakeye imvura iragwa, iguye narahagurutse nsa n'ujya aho ngaho mu guhaguruka muri urwo rugo. Naragiye hagurutse nko mu masaa 3, kuko icyo gihe interahamwe zabaga zikiryamye, ntabwo zabaga zakabyutse ngo zijye ku mabariyeri. Inyuma yo mu rugo mpura n'umudamu twari duturanye. Ubwo uwo mudamu twahuye numvaga ko angiriye impuhwe, uracyariho? Ndahari. Yarahagurutse niwe wagiye kubyutsa interahamwe. Wa mukobwa mwamini ndamubonye aciye muri izi nzira agiye muri tete. Interahamwe zarankurikiye ziyoberwaho ninjiye, ariko nari nzi ko ngiye muri tete. Hari umukecuru hatuye witwa Mama Ndogo, niyo nari ngiye kwihisha. Ubwo naragiye ngerayo nta muntu mbonye, ngumayo. Ubwo barakurikirana bamenya ko ariho ndi, ariko hazayo hari umuhungu wari inshuti y'umukobwa we, araza azayo ngo aje kuneka. Aramubwira ati mbwira ko mwamina ari hano. Aravuga ati oya ntawe uhari, ntabwo yigeze agera hano. Ubwo aragenda bahakanira ko ntigeze mpagera. Ubwo interahamwe ziragenda, ariko ubwo ngewe nguma aho ngaho kugeza igihe jenoside irangiriye. Ndashima Inkotanyi, ndashima Paul Kagame, perezida wacu w'ikirenga. Ndamushima pe, kuko aho tugeze aha niwe, kuko ubu turavuzwa nta kibazo na kimwe dufite. Ndashima, mbese nta kintu navuga ku ngabo na polisi. Ndabashima. Dukomeze twibuke